Imana irambwira ngo urwo rukingo ruzaba rukomeye cyane, kuko bizaba ari itegeko ko buri muntu wese ku isi arukingirwa. Imana irangije irantumira irambwira ngo urwo rushinge rwa gatatu ruzaba rurimo microchip cyangwa se ikimenyetso. Ako ka microchip rero cyangwa se ako kantu kari kameze nk'isaro ry'umweru mpishurirwa kariho umubare 666. Imana iramhishurira irambwira ngo urwo rushinge rubonye n'urwo ruzaba rurimo kugendaramo ikimenyetso 666. Ni wa mubare nyine w'umuntu. Rya jambo twasomye mu byahishuwe rivuga ngo mwige kubara umubare, ngo kuko uwo mubare azaba ari umubare w'umuntu. Nihuse rero kuko umwanya dufitemo studio ari mutoya, Imana irangije iramhishura ngo urwo rushinge buri muntu wese rizaba ari itegeko karuterwa, akuyeho abantu b'Imana bazaba ariho ikimenyetso cyayo, izaba yirindiye bari mu maboko yayo, kuko yambwiye ngo abariho ikimenyetso cyayo izabarinda kandi ifite uburyo izabarindamo. Imana irangije irongera iransobanurira ngo abandi bazajya bakureba nibareba ukuntu uteye bahite bavuga ngo uwo muti ntabwo wahuza n'umubiri wawe, subirayo taha. Imana irambwira ngo ifite uburyo bwinshi bwo gukiza abayisenze mu kuri no mu mwuka. Imana irambwira ngo abasenze nicyo gihe kugira ngo bagaragare, nicyo gihe kugira ngo buri muntu wese yitabarize Imana, nicyo gihe kugira ngo Imana ivangure ibiti bibisi n'ibyumye, nicyo gihe bene data mbabwira kugira ngo dusenge tumenye yuko hatakiriho guhamagarana ngo bwira runaka byakomeye ndeberayo. Ni igihe tugezemo gikomeye cyane kugira ngo buri wese arusheho kwegera Imana, kuko ni ibihe bikomeye Satani agiye gukora ku mugaragaro. Imana nyuma yaje kumpishurira rero hagiye kubaho gukandamizwa kw'amatorero, kandi kuzabaho mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri ibi bihugu byacu bya East Africa cyangwa se bigize East Africa. Nibyo bigiye kuzagira gukandamiza kw'amatorero cyane, kubera ko benshi mu bayoboye ibi bihugu bagurishije abantu bayoboye, kandi n'abapasiteri benshi muri ibyo bihugu cyangwa se bubatse amatorero muri ibyo bihugu bakaba barinjiye izindi mbaraga, batitaye ku buzima gikristo cyangwa se batitaye ku buzima gatozi bw'abakristo, cyangwa se batitaye ku cyo twita ubugingo buhoraho, icyo twakijijwe dushaka, ahubwo bitaye ku mafaranga cyangwa se ku bihwanye n'iby'ubutunzi. Ibyo nibyo bibazo tugiye guhura nabyo biri imbere ahangaha, ariko birasabwa ko buri mukristo wumvishe iyo audio cyangwa se wumvishe iri jambo agomba kwirinda cyane, kubera ko hagiye kubaho gukandamizwa kw'abantu basengera mu kuri no mu mwuka, kuko benshi mu bagurishije amatorero yabo cyangwa se benshi mu bagurishije imirimo yabo bakoraga y'Imana batitaye ku by'ubugingo, ahubwo bitaye ku by'imibiri yabo, bitaye ku by'ubutunzi. Niyo mpamvu iyo ugiye uvuga ijambo rizima cyangwa se ushobora kuba utanga message nzima ihuye n'iby'ijambo ry'Imana, barakurwanya cyane, ukaba wakurizwamo no kuba bagirira nabo ubuzima bwawe, ukaba wanakwicwa. Byashoboka ko izi nshinge nziza zizasanga uri umunyantege nkeya, ariko ndagusaba kugira ngo usenge. Imana yambwiye ngo ntibishoboka yuko hazabaho umuntu uzasigara adatewe uru rushinge rwa gatatu, kuko rizaba ari itegeko. Ntawe uzemererwa kugenda ngo ave mu rugo agere mu bandi bantu atatewe urwo rushinge. Nta n'uzemererwa kujya mu isoko ngo agire ikintu agura atatewe urwo rushinge. Nta n'uzemererwa kugira abandi bantu yivangamo, baba ari abo mu rusengero cyangwa se ahandi hano hahurirwa n'abantu, adafite ikadi yerekana ko yatewe urwo rushinge. Kuko urwo rushinge rwa gatatu umuntu wese uzajya amara kuruterwa azajya ahabwa ikadi yerekanwa ko cyangwa se igaragaza yuko yatewe urwo rushinge. Bene data rero dusenge, nta kindi kizadukiza kikadukura mu bibazo, nta kindi kizadukiza kikadukura mu mubabaro ugiye kuzira isi, nta kindi kizadukiza kikadukura mu gahinda kenshi kagiye gutera abantu uretse gusenga Imana yonyine kadukiza.
Bene data rero ndabashimiye ko mumfasha kugeza message Imana iba yantumye aho zigomba kugera, cyane cyane abanyamakuru bakora kuri Joy FM n'abakora kuri Impact FM hamwe na Inaman FM n'abandi dufasha kohereza aka kantu ku magroupe ya WhatsApp cyangwa ya YouTube. Imana iduhana umugisha, ubutaha Imana nigira indi message iduha cyangwa se nigira indi message nibasha kugira ubundi butumwa impereza nzabo bagezaho, ariko ubwo butumwa nubwo kwirinda kandi tugasenga. Ni igihe cyo kugira ngo dusengera mu kuri no mu mwuka tuve mu byaha. Imana yarambwiye ngo igitumye ibyo byago bitera isi nuko abantu Imana yabahaye amahirwe yo kwihana ntabwo barakihana. Biri mu Byahishuwe ibice 9 umurongo wa 20 n'uwa 21 ngo benshi babonye ibyo bibaye ntibakihana ubusambanyi cyangwa ubusinzi bwabo cyangwa ubugome bwabo. Ntabwo abantu baca bugufi mu bintu byose, turimo abantu banze guca bugufi. Niyo mpamvu za ndwara z'ibyorezo zirimo ziratera isi. Bene data rero mbashimiye ko mwakurikiranye ubu butumwa Imana yampaye. Imana ibaho umugisha, ubutaha Imana nigira ikindi kintu tugezaho tuzakiganiraho. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze.